Muraho neza abakunzi bacu barabadukuriya umunsi ku munsi. Iyi ni ya YouTube channel yanyu Rwanda Driving College TV, aho tuje gukosora ikizami kiba kimaze gukorwa kugira ngo turusheho ko n'imyitozo yagije kugira ngo nitugerwaho tuzatsinde ko nato hejuru kandi bitatugoye. Ese no kubera iki tuje gukosora kino kizami kiba kimaze gukorwa? No kwibazo biragaruka. Wakosora kino kizami kimwe kimaze gukorwa, wagirwa mu kizami cyawe ukabona ibibazo 9 biragarutse byo mwa kino kizami kimwe umaze gukosora ukabona ibibazo 10 biragarutse. Rero kugira ngo ujye mu kizamu ukorere mu hitutsinda ikintu busabwa no kubonera kugiye kino kizame kiba kimaze gukorwa. Kugira ngo ujye uhita ukibonera ku gihe, mbere yuko urebe no video ujya aho hasi hasa umukara handitse subscribe ukahakanda. Iyo umaze kwakanda ikintu cyose nkiraho aba ari icyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, ujye urahita ukibonera ku gihe utarindiye ko bagenzi bawe aribo baragusharinga link kandi nawe ufite smartphone. Urabizi ngenda bashyiraho n'amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe, akunda no gupostinga ikibazo kiri gukunda kugaruka. Ibyo byose aba ari ibyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Kugira ngo ujye uhita ubibonera ku gihe rero ndizera ko wamaze gukanda subscribe aho hasi, ariko mbibutsa ko code ziri kuboneka aho waba urose mu gihugu. Twandike cyangwa uduhamagare ni kuri 078 9 35 16 26 tugufashe ko na code mu gihe gitoya aho waba urose mu gihugu. Kene kwiga mu buryo bwa online uri kure bitagukundira ngo uze twigane mu shuri, cyangwa bitewe n'akazi ukora bitagukundira ngo uboneke uze twigane mu shuri, turakwigisha mu buryo bwa online. Icyo ukora uduha amasaha ubonekaho ku munsi, yageze turaboneka tukakwigisha. Tuba dufite amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi tugendeye kwa bino bibazo bikunda kuza, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsindira. Mu twandike cyangwa muduhamagare kuri 078 9 35 16 26 tuyafashemo. Ndakeka ko bamaze gufata agapapuro, ndakeka ko bamaze gufata agakaramu. Reka dutangire n'ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Mbibutsa ko kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere uyu munsi, urakunda kwazamo ibibazo byinshi. Rero ni ingenzi kugira ngo ujye ukibonera ku gihe, kugira ngo ujye ukibonera ku gihe rero ujya aho hasi hasi umukara ndetse subscribe ukahakanda. Ikibazo cya mbere kibaza ngo hejuru y'aka kanunga, akanunga mu ndimi z'amahanga nibiramwita ngo ni dodan. Hejuru ya kano kanunga ese hari ibisubizo bine baduha, hitamo icyo ukuri kimwe. Araho ngo nshobora kunyura ku kindi kinyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Beka ngo nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri, ubwo nk'amapikipiki. Seka ngo kunyura naho ibumoso birabujijwe. Deka ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, nshobora kunyura ku binyabiziga icyo ari cyo cyose mu gihe nagabanyije umuvuduko. Na B ikaba ari igiso cy'ukuri, nshobora kunyura gusa ku binyabiziga by'imitende ibiri. Nicyo kuri D baba bashatse kuvuga. Ese wamaze guhitamo igiso cy'ukuri? Ese wamaze kucyandika ku gapapuro? Ndizera ko wamaze kugitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Kunyura naho ibumoso birabujijwe. Ubundi iyo ugeze hejuru ya dodani kudepasa cyangwa kunyura naho biba bibujijwe. Murabizi kunyura naho bikorerwa he? Ibumoso. Niyo mpamvu hano bavuze ngo kunyura naho ibumoso birabujijwe. Ndakeka ko wamaze guhitamo C, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka n'ikiramuka kije mu kizamu urakora mu kanya uhita ugikora ntibigutungura. Ugeze mu kizami cyawe ukabona ibibazo 10 byo mwa kino kizami kimwe gikozwe ari icya mbere biragarutse. Ndakeka ko wamaze guhitamo C, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ariko mbibutsa ko code ziri koneka aho waba urose mu gihugu. Iyo ufite indangamuntu iminota 3 umaze kubona code mu karere ushaka, itariki ushaka ndetse n'isaha ushaka. Rero mutwandike cyangwa muduhamagare ni kuri 078 9 35 16 26 tubigufashemo. Ikibazo cya kabiri kikabaza ngo mu gihe kimanuka mu muhanda n'ubundi bushotoranyi niye nimero ya telefoni y'ubutabazi wahamagara. Habaye impanuka mu muhanda, ese niye nimero y'ubutabazi wahamagara? Habaye ubushotoranyi, ariko murabizi mu Rwanda ntabwo ibyo bintu bikunda kwaho. Ariko se mu gihe byabaye niye nimero uba wahamagara y'ubutabazi? Hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandika ku gapapuro. Araho ngo 911, Beka ngo 100, Siga ngo 112, Deka ngo 131. Ese niye nimero y'ubutabazi wahamagara? Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20. Ikintu bigufasha kumenya amanota wari kugira iyo aba ari wowe uba wahuye na kino kizame, bigatuma urushaho kwitegura rero kugira ngo nugezwaho uzakore rimwe uhita utsinda. Ndakeka ko rero hano bamaze guhitamo igiso cy'ukuri.
ndizera ko amaze kucyandika ku gapapuro n'ise cy'ukuri nta kindi ni se ugomba guhamagara rimwe rimwe kabiri. Ese waramuze guhitamo se? Ese waramuze kuyandika ku gapapuro utari wahisemo cyangwa kije mu kizamini urakora mu kanya, ndizera ko urahita ugikora. Niyo mpamvu tuba tuje gukosora kino kizamini kiba kimaze gukorwa, ibibazo biragaruka. Ikibazo cya gatatu kikabaza ngo utegereje gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda, ukingirijwe n'imodoka ihagaze, ni iki wakora? Ese ni iki uba wakora? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo igikuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araho guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Mbega ngo kwihuta wagera imbere aho ushobora kureba ufunga ikindi cyerekezo, aho ushobora kureba ugafunga ikindi cyerekezo. Siga ngo gutegereza abanyamaguru bakakumenyesha ko nta kibazo wakata, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo guhindukiza imodoka vuba kugira ngo ushake indi nzira wakoresha. Ese uri umuyobozi w'ikinyabiziga ushaka gukata iburyo ku iherezo ry'umuhanda ariko ukingirijwe n'imodoka ihagaze, n'icyo uba wakora mwa bino bisubizo bine baduhaye. Tegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Igiso cy'ukuri cyandike ku gapapuro kugira ngo uze kureba amanota uri buze kugira kuri 20 mwa kino kizamini kiba kimaze gukorwa ari icya mbere. Uri mu mujyi wa Kigali ariko ukeneye kwiga umunsi umwe, ugahita ujya mu kizamini ugakora rimwe ugahita utsinda, wenda nta mwanya ukunda kubona, turakwigisha ariko byo biba bisaba kujya turi kumwe, tukagusanga aho uri cyangwa ukadusanga aho turi, tukakwigisha umunsi umwe ukurikiye ukajya gukora kandi ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandikire cyangwa muduhamagare kuri izo nimero mba nabahaye, asigaye nimugerwa muzakore rimwe. Murabizi niyo ntego yacu nka Rwanda Driving College TV. Rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni ugomba guhagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza. Ntuhubuke ngo uhite winjira mu icyo cyerekezo n'umuvuduko munini, ahubwo ukagenda ugahagarara hanyuma ukagenda gake gake witonze kugeza aho ureba neza, kugira ngo udateza abandi bayobozi b'ibinyabiziga cyangwa abandi bantu bari gukoresha inzira nyabagendwa ibyago. Bino byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima, niyo mpamvu muba mugomba kwitonda. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya kane. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombejeho ibice byinshi, n'iki wakora mu gihe wumva utangiye kugira ibitotsi? Hari abantu bashobora gutwara imodoka umunsi wose, hari umuntu ushobora gutwara imodoka ijoro ryose. Turi abantu, ntabwo turi amarobo, ushobora kugira ibitotsi. Ese utwaye ikinyabiziga mu muhanda urombejeho ibice byinshi ukagira ibitotsi, ukumva utangiye kugira ibitotsi kandi utwaye ikinyabiziga, ese uba ugomba gukora iki? Hano hari ibisubizo bine baduhaye, hitamo icyo ukuri kimwe ucyandike ku gapapuro. Araba ngo gucuranga umuziki cyane, mbega ngo kwihuta cyane kugira ngo usoze urugendo vuba. Siga ngo kuva mu muhanda urombejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye, mbega ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Iyo bavuze ngo nta giso cy'ukuri kirimo, niba ari bwa mbere dukosoranye kino kizame, babashatse ngo A ntabwo ari igiso cy'ukuri, B ntabwo ari igiso cy'ukuri, ndetse na C ntabwo araba ari igisubizo cya nyacyo. None wowe hano urabona igiso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugihitamo, ndizera ko igiso cya nyacyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Mu gihe uri mu rugendo rurerure mu muhanda urombejeho ibice byinshi ukumva utangiye kugira ibitotsi, ikintu uba ugomba gukora ni kimwe. Ni ikihe? Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C. Kuva mu muhanda urombejeho ibice byinshi ugahagarara ahantu hatekanye. Ubuse watwara ikinyabiziga uri gusinzira, byaguteza ibyago. Bino byago murababwira ko haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Ushobora guteza abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa ibyago, cyangwa nawe ukiteza ibyago. Ndakeka ko uramutse uhitamo rero C. Ndizera ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya gatanu. Kibaza ngo iki? Kirabaza ngo ku binyabiziga cyangwa ibinyabiziga bikururana, igice kirenga ku biziga nishobora kurenga ibipimo bikurikira. Ibihe bipimo? Arangwa iby'inyuma ni metero 3.40, mbega ngo iby'imbere ni metero 2.50. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri, iby'inyuma metero 3.40 n'iby'imbere akaba ari metero 2.50. Mu gihe kuri D bari kutubwira ko nta giso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Kino kibazo rero iyo bagiye kukibaza mu bundi buryo bakibaza ku buryo. Bashobora kuvuga ngo iby'inyuma bakavuga metero 3.4.
kuvuga ngo metero 3 n'ibice 40 no kuba metero 3 n'ibice 4 byose ni kimwe, murabizi zero iri inyuma y'akadomo iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu bivuze. Cyangwa bavuga ngo iby'imbere ni metero 2 n'ibice 50, bakavuga ngo metero 2 n'ibice 5, nabyo ni kimwe no kuba bavuga ngo ni metero 2 n'ibice 50, kuko hamaze kumenya ko zero iri inyuma y'akadomo iyo nta wundi mubare ukurikiyeho nta kintu biba bivuze. Ariko bashobora no kubigwa bashyize muri santimetero, bakavuga ngo iby'inyuma ni santimetero 340. Ntibizakugore, ikintu bazaba bakoze ni uguhindura ingero gusa. Kuri B bakavuga ngo iby'imbere ni santimetero 250, nabyo ntibizakugora, ikintu bazaba bakoze ni uguhindura ingero gusa. Rero ndakeka ko hano bamaze gutema isomo cy'ukuri, ni uko mbavuze ku bintu bijyanye n'ingero kugira ngo ubonye biri no kukugora ube wabyandika muri comment, ubundi ukande subscribe hasi umukara, asigaye nkutegureho isomo kugira ngo ndigushyireho n'ugerwaho uzakorera imwe utsinda. Hano ari isomo cy'ukuri, nta kindi ni D, nta isomo cy'ukuri kirimo. Icyakagombye kuba igiso cyanya cyo ni ikihe? Iby'imbere aba ari metero 2 n'ibice 70. Hano hari metero 2 n'ibice 70 uri kubonamo oya, niyo mpamvu duhisemo ko nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo gikurikiyeho ni ikibazo cya 6. Kibaza ngo iki kirabaza ngo mu mijyi no ku yindi mihanda y'igihugu igenwa na minisitiri ushinzwe gutwara abantu n'ibintu, uburebure ntarengwa kuri mitambiko 3 ifungwaho ibiziga 4 ni nubuhe? Ara ngo toni 24, beka ngo toni 10, sega ngo toni 16, deka ngo toni 53. Ese hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye? Ndizera ko igiso cy'ukuri bamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo bamaze kucyandika ku papuro. Rero hano igiso cy'ukuri nta kindi ni toni 24. Nkwibutsa ko toni n'urugero rw'uburemere, aho toni imwe ibengana n'ibiro 1000. Rero hano igiso cy'ukuri ni toni 24. Ndakeka ko bamaze kuyitamo, ndizera ko bamaze kuyandika ku papuro. Ibibazo biragaruka n'ikiramo kije mu kizami cyawe, ndizera ko urahita ugikora. Ikibazo cya 7 kikabaza ngo iki, kikabaza ngo imirongo y'ingabo z'igihugu zigendera kuri gahunda n'utundi dutsiko twose tw'abanyamaguru nk'imperekerane cyangwa udutsiko tw'abanyeshuri iyo batagishoboka kubona neza muri metero 200 bagaragazwa n'itara ryera imbere, naho inyuma ni itara ry'umutuku, ariko iyo uburebure bw'iyo mirongo cyangwa bw'utwo dutsiko burenga metero 6, impande zatwo cyangwa zayo zigaragazwa ku buryo bukurikira. Ntabwo bigishoboka kubona neza muri metero 200. Kubera iki? Ni nk'igihe cy'imvura hari ibihu, cyangwa se ni igihe cy'izuba hari nk'umucucu. Rero hari ukuntu hagomba kugaragazwa kugira ngo umuyobozi w'ikinyabiziga uzabasanga abe yababonye, amenye ingamba arafata kugira ngo atabateza ibyago. Ese baba bagomba kugaragazwa ku buhe buryo? Hano ibisubizo 4 baduhaye, hitamo icy'ukuri kimwe cyandike ku papuro. Ari ngo itara rimwe cyangwa menshi yera. Yavuze ngo itara ryera, hari naho mbona muri kuvuga ngo ni umweru, byose ni kimwe. Mbega ngo amatara menshi y'umuhondo, sega ngo amatara menshi asa n'icunga rishije, deka ngo ibisubizo byose nibyo. Iyo bavuze ngo ibisubizo byose nibyo, ikintu bashatse kuvuga bashatse kuvuga ngo A iraba ari iso cy'ukuri itara rimwe cyangwa menshi yera, B iraba ari iso cy'ukuri amatara menshi y'umuhondo, ndetse na C iraba ari iso cy'ukuri amatara menshi asa n'icunga rishije. None wowe urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo 4 baduhaye. Ndizera ko iso cy'ukuri amaze kugitamo, ndizera ko iso cyanya cyo amaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni D. Ibisubizo byose nibyo. Abari itara rimwe cyangwa menshi yera, ari amatara menshi y'umuhondo ndetse n'amatara menshi asa n'icunga rishije. Ndakeka ko hano uzwitamo D, ndakeka ko hano uzwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo iki? Tegereze neza. Kirabaza ngo ibimenyetso by'agateganyo bigizwe n'imitemeri y'ibara risa n'icunga rishije bishobora gusimbura ibi bikurikira. Bishobora gusimbura iki rero? Arangwa imirongo yera irombereje idacagaguye gusa. Bega ngo imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Sega kuvuga ngo imirongo icagaguye n'idacagaguye ibangikanye. Hano iyo bavuze ngo imirongo irabangikanye bashatse kuvuga iki? Wowe uturutse mbe ikure ubu uri ko nawajyana umurongo umwe, aba ari imirongo isa nkaho yegeranye cyane ariko atari umurongo umwe, ni ibiri ba yegeranye cyane, nibyo bita ngo irabangikanye. Mu gihe kuri D bari kutuvuga ngo na iso cy'ukuri kirimo, ubwo A ikaba atari iso cy'ukuri,
B ikaba atari iso cy'ukuri ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. None hano urabona iso cy'ukuri cya nyacyo ari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndakeka ko iso cyanya cyo wamaze kucyandika ku papuro. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, abari imirongo yera irombereje idacagaguye n'icagaguye. Ndizera ko muzi guhitamo B, ndizera ko muzi kuyandika ku papuro. Rero abari imirongo yera irombereje idacagaguye ndetse n'icagaguye. Ndakeka ko muzi guhitamo B, ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo iki ni ye feri ituma imodoka igenda buhoro kandi igahagarara ku buryo bwizewe bubangutse kandi nyabwo, uko imodoka yaba yikoreye kose, yaba igeze ahacuramye cyangwa ahaterera. Ese ni ye feri? Wonye ibintu biri kukugora bijyanye n'amaferi, we byandike muri comment ubwira ati ntegurira isomo rijyanye n'amaferi. Ujyaho hasi umukara handitse subscribe uhakande. Numara kuhakanda ikintu cyose nzajya kiraho uzajya uhita ukibonera ku gihe. Iryo somo unsabye nindishyiraho uzahita uribonera ku gihe. Murabizi ngenda bashyiraho amasomo agenda bafasha kumva neza bino bibazo biba byabajijwe. Nayo nashyizeho ni mwebwe mwari mwarayansabye. Rero ubonye hari ikindi kiri kugora ucyandika muri comment ugakanda subscribe hasi, nagishyiraho ukagita ukibonera ku gihe. Ari ngoferi y'urugendo, mbega ngoferi yo gutabara, siga ngoferi yo guhagarara umwanya munini. Ndeka kubwira ko nta giso cy'ukuri kirimo. None wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni A, abari feri y'urugendo. Ndakeka ko muzi guhitamo A, ndakeka ko muzi kuyandika ku gapapuro. Nikigaramuka kigarutse mu kizamura akora mu kanya, nizeye ko urahita ugikora. Murabizi ibibazo biragaruka cyane byo mwa kino kizame kiba gikozwa ari icya mbere. Niyo mpamvu mbere yuko ujya mu kizame cyangwa uri hafi gukora bari ingenzi ko wakosorana natwe kino kizame kiba cyakozwe. Ariko ukeneye kode, ukeneye kwiga mu buryo bwa online, uri kure bitagukunda ngo uze twigane mu shuri, turakwigisha waba uri hose mu gihugu. Cyukora ni kimwe, uratwandikira cyangwa ukaduhamagara kuri 0789 9 3 5 16 tukabigufashamo. Ukeneye kwiga mu buryo bwa online cyangwa ukeneye kode uhamagara iyo nimero. Ukeneye noneho kwiga umunsi umwe cyane mu bantu bari mu mujyi wa Kigali, undi ukurikiyeho ugahita ugenda ugakora kandi ugatsinda, uratwandikira kuri 0789 9 3 5 16 tukabigufashamo, kaza tukakwigisha. Ariko byo birasaba kujya turi kumwe, tukwigishe turi kumwe. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo ibizirikisho by'iminyururu cyangwa by'inziga kimwe n'ibindi by'ingoboka bikoreshwa gusa igihe nta kundi umuntu yabigenza, kandi nta kindi bigiriwe uretse gusa kugira ngo ikinyabiziga kigeraho kigomba gukorerwa kandi nturenze na rimwe kilometero 20 mu saha. Ibyo bizirikisho bigaragazwa ku buryo bukurikira. Ese bigaragazwa kuhe buryo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo igisubizo cy'ukuri cyanya cyo cyandika ku papuro. Ku buhe buryo? Ari ngo agatambaro gatukura kuri buri santimetero 50 z'umuhanda, agatambaro gatukura kuri santimetero 50 z'umuhanda. Mbega kuvuga ngo ikimenyetso kitarese n'icunga rishije. Sega ngo cyapa cyera cya mpande enye zingana gifite santimetero 20 kuri buri ruhande, mu gihe kuri D bari tubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. A ikaba atari igiso cy'ukuri, B ikaba atari igiso cy'ukuri, ndetse na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano rero igiso cy'ukuri ndakeka ko amaze kugitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni D, nta giso cy'ukuri kirimo. Ndakeka n'umuzi kwitamo note, ndizera ko muzi kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 11 kikabaza ngo iki, kikabaza ngo birabujijwe kubangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga kubera ibi bikurikira. Hari ikintu ushobora gukora uri kugenda mu nzira nyabagendwa mu muhanda kigahita kibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga, ugahita ubona ko hari ikintu cyabaye kidasanzwe. Ibihe rero bibujijwe? Arabaho kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, mbega ngo gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Sega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ndeka ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugitamo, ndakeka ko amaze kucyandika ku papuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kubera iki? Gute?
uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukagabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe, ukagenda buhoro cyane, bihita biteza iki? Ambutiyaje niko mubyita mu ndimi z'amahanga. Ibinyabiziga bikaba byinshi mu muhanda kubera ko uri kugenda buhoro, bihita bibangamira imigendere isanzwe y'ibindi binyabiziga. Cyangwa gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago. Uri kugenda mu muhanda ntabwo utanze ikimenyetso ku cy'uko ugiye gufata feri, wiza ukacira feri. Birashoboka ko undi muyobozi w'ikinyabiziga wari uguturutse inyuma atamenya ko ugiye gukacira feri, rero agahita aza agahita kugonga, ukaba umuteje ibyago, kandi ibyo byago haba harimo n'ibyo kubura ubuzima. Niyo mpamvu biba bibujijwe kubangamira imigendere isanzwe, kubera kugabanya umuvuduko ku buryo budasanzwe byateza ambutiyaje ndetse no gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago bishobora kuguteza impanuka. Ariko hari igihe ushobora kuba uri kugenda mu nzira nyabagendwa ukabona akana kihuye mu muhanda, rero ugahita ukacira feri kugira ngo ukarinde ibyo byago. Aho ngaho wenda biremewe, ariko gukacira feri bidatewe no kwirinda ibyago byo birabujijwe. Ndakeka ko waramutse guhitamo C, ndakeka ko waramutse kwandika agapapuro. Iyo uhisemo A iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Iyo uhisemo B iba ari igiso cy'ukuri ariko baguha 0. Ugomba guhitamo inyuguti ivuga ko byombi biraba ari ibisubizo bya nyabyo. Ndakeka ko rero wowe waramutse guhitamo C, ndakeka ko waramutse kuyandika agapapuro. Ndizera ko n'ikibazo kije mu kizamura akora mu kanya warahita ukikora. Murabizi ibibazo bikunda kugaruka cyane cyane mwa kino kizame kiba gikozwe ari icya mbere. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iyo ikinyabiziga gihagaritswe nijoro ku buryo abayobozi bakigana badashobora kumenya ko kibabera imbogamizi, kigomba kurangirwa kure n'ikimenyetso cyabigenewe kiri ahantu hagaragara kugira ngo kibure hakiri kare abandi bayobozi baza babisanga. Ariko ntibirebe ibinyabiziga bikurikira. Niba baguhagaritse ari nijoro, birashoboka ko hari igice cy'umuhanda uri buze gufata. Rero hari ukuntu ugomba kugaragazwa kugira ngo abandi baza babe bakubonye bamenye ingamba zo kugira baguceho utabateje ibyago cyangwa bataguteje ibyago. Ariko hari ibinyabiziga byo iyo bihagaritswe ntabwo ari ngombwa kugira ibi byerekana. Ni ibihe? Ari ngo velomoteri, B kavuga ngo ipikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande, C ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, D katubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndizera ko igiso cy'ukuri wamaze kugitamo, ndizera ko igiso cyanya cyo wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igiso cy'ukuri nta kindi ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Kubera iki? Kubera ko n'ubundi velomoteri niba yihagarika izatwara umwanya mutoya cyane ku buryo utabangamira ibindi binyabiziga cyangwa ngo bateze ibyago. Ndetse n'ino pikipiki idafite akanyabiziga ku ruhande nayo murabizi ukuntu ziba zingana zino pikipiki zidutwara, bayihagaritse ku muhanda nta kintu yabangamira ku bindi binyabiziga. Ariko ari ikinyabiziga ari nk'imodoka ibigomba kugira ibintu biyerekana, bikayerekanira kure kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza bayisanga bamenye ko ibabereye imbogamizi. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero hano C, ndakeka ko uramutse yandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka. N'icyamaka kije mu kizamura akora mu kanya, nizeye ko urahita ugikora. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo iki? Kikabaza ngo ahari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa mu isaha wa velomoteri mu saha ni. Ahari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni. Ese ni uwuhe? Araba ngo kilometero 50, B ngo kilometero 40, C ngo kilometero 30, D kakubwira nta giso cy'ukuri kirimo. Ibintu bya kilometero runaka mu saha ntuzabigireho ikibazo. Ikinyabiziga cyose kigenda kiba gifite ahantu uri kujya urebera umuvuduko uri kujya ugenderaho mu saha. Kakubwira ati bitewe n'ukuntu uri kwihuta mu saha uraba ugiye wenda ibirometero 80. Bakakubwira ngo kubera ukuntu uri kugenda buhoro mu saha wenda uraba ugiye ibirometero 20. Rero hatari mu nsisiro umuvuduko ntarengwa wa velomoteri mu saha ni uwuhe? Ese igiso cy'ukuri ni A kilometero 50 mu saha, ese ni B kilometero 40 mu saha, cyangwa ni C kilometero 30 mu saha, cyangwa ni igiso cy'ukuri akaba ari D ivuga ko nta giso cy'ukuri kirimo, A ikaba atari igiso cy'ukuri, ubwo B ikaba atari igiso cy'ukuri na C ikaba atari igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko igiso cy'ukuri amaze kugihitamo. Ndakeka ko amaze kucyandika ku gapapuro. Igiso cy'ukuri nta kindi ni A kilometero 50 mu saha. Ndakeka ko uramutse guhitamo rero A, ndakeka ko uramutse kuyandika ku gapapuro. Ikibazo cya 14 kikabaza ngo birabujijwe guhagarara akanya kanini aha kurikira. Hehe bibujijwe? Araba ngo mu duhanda tw'abanyamagare.
B kakubwira ngo mu duhanda twagenewe velomoteri. C kakubwira ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ubwo A ikaba ari ikiso cy'ukuri mu duhanda tw'abanyamagare, na B ikaba ari ikiso cy'ukuri mu duhanda twagenewe velomoteri, mu gihe kuri D bari kutubwira ngo nta kiso cy'ukuri kirimo. Hano wowe urabona ikiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Nkomeje gushimira abantu muvamo mwavuye gukora mukagaruka mukadushimira. Hari abatwandikira kuri WhatsApp bakatwereka amanota bagize, hari ababyandika muri comment, hari abaduhamagara. Bituma tubona ko hari ikintu kiri gukorwa, hari umusaruro uri kuva mwaki bino bizamini byakozwe. Niyo mpamvu ikintu cyose kiba cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda, nta handi uba wagikura uretse kuri Rwanda Driving College TV. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, nta muntu udakeneye gukora rimwe ngo ahita atsinda, nta muntu udakunda intsinzi. Ikintu usabwa ntabwo kigoye, ni ukujya aho hasi handitse subscribe hasi umukara ukahakanda. Iyo umaze kuhakanda mba nizeye ko ikintu cyose ndajya ndashyiraho urajya tubonera ku gihe. Hari abantu bambwira ngo kiriya kibazo kiba kiri gukunda kuza mu kizame ngo ntabwo bakibona, ariko umuntu wese wakanze subscribe ahita abona notification iyo nkimara kugishyiraho akakireba cyaza mu kizame agahita agikora kitamugoye, kuko uba wakibonyeho kiba kiri gukunda kuza mu kizame. Hano rero ndakeka ko wamaze gukanda subscribe kuba iki kintu cyose nzashyiraho uzajya uhita ukibona ku gihe, wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Hano rero igiso cy'ukuri nta kindi ni C A na B ni ibisubizo by'ukuri. Biba bihuje uhagarara akanya kanini hehe mu duhanda tw'abanyamagare ndetse no mu duhanda twagenewe velomoteri. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero C, ndizera ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Ikibazo gikurikira ni ikibazo cya 15 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda, ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu muhanda, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze. Imodoka igupfiriyeho ntabwo wayiterura mu muhanda birumvikana, ariko iyo ufite kino kimenyetso cya mpande eshatu kiburira, hari intera ugishyiramo kugira ngo abandi bayobozi b'ibinyabiziga baza basanga nk'icyo kinyabiziga cyawe bamenye ko bagomba kwitonda. Ngikira ukuntu kiba giteye. Ese ugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ibibazo? Hano ibisubizo bine baduhaye, hitamo igiso cy'ukuri cya nyacyo cyandike ku gapapuro. Ari waba muri metero 5 ubwo uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ikibazo. B kakubwira ngo metero 25. C kakubwira ngo metero 45. D kakubwira ngo metero 100. Ese wowe hano urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ikinyabiziga kigupfiriyeho ntabwo wagiterura, ntabwo waterura imodoka, ariko ufite kino kimenyetso kiburira cya mpande eshatu, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ikibazo. Rero ugomba kugishyira mu ntera ingana iki. Igiso cy'ukuri nta kindi ni B, mu ntera ya metero 25. Hari aho wenda uzabona mu muhanda ukabona kiriya cyapa bakegereje nk'ikinyabiziga, ariko buriya ntabwo babyemewe. Ugomba kugishyira mu ki muri metero 25 uvuye aho ikinyabiziga cyawe cyagiriye ikibazo. Bino bintu bikunda kubaho cyane, ukabona ikinyabiziga cyapfuye ukabona bashyizeho icyapa. Rero bagomba kugishyira kiriya cyapa muri metero 25. Kino cyapa ikindi kiba kirambitse hasi, ntabwo cyo kiba kimanitse. Ndakeka ko wamaze guhitamo rero B, ndakeka ko wamaze kuyandika ku gapapuro. Utari wahisemo, ndizera ko nikiramuka kije mu kizamura akora mu kanya urahita ugikora. Murabizi yazo bikunda kugaruka. Ikibazo cya 16 kikabazo ngo umuyobozi usunika ipikipiki agomba gufatwa nka. Ibintu nabyo bikunda kugaragara. Kabona umuntu atwaye ipikipiki ariko ari kuyisunika, igupfiriyeho ari kuyisunika, ashobora kuba yijyanye kuyikoresha, kabona ari kuyisunika. Ese ugomba kumufata nk'iki? Ko ntabwo ayiriho yamupfiriyeho. Hari ukuntu rero ugomba kumufata ute rero? Araba ngo umunyamaguru, kavuga ati kubera n'umuntu ari kugendesha amaguru asunitse gusa, hano ndamufata nk'umunyamaguru. Bega ngo umuyobozi w'ikinyabiziga, kavuga ati nubwo ikinyabiziga cyamupfiriyeho n'ubundi umuyobozi w'ikinyabiziga. Sega ngo umugenzi, kavuga ati mugenzi wanjye. Bega ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri, ukamufata nk'umunyamaguru, na B ikaba ari igiso cy'ukuri nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese urabona igiso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero uno muyobozi usunika ino pikipiki ugomba kumufata nk'icyaniso cy'ukuri nta kindi ni B. N'ubundi ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo cyaba cyamupfiriyeho, urakomeza ukamufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ikibazo cya 17 kikabaza ngo amatara yo mu rugendo mu gihe cy'ibihu. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu twaye ikinyabiziga, ese gukoresha no amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu
hano ibisubizo bine baduhaye. Arabaho ni meza kuko atuma ureba kure. Mbega ngo ni babi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Sega ngo akwizeza ko abandi bakubona, deka kubwira ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese amatara y'urugendo mu gihe cy'ibihu, hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Itegereze neza rero usubizanye ubwitonzi. Ndizera ko amaze gutema iso cy'ukuri, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Ano matara y'urugendo mu gihe cy'ibihu aba ni mabi kuko arakugarukira akaguhuma amaso. Ndizera ko amaze kwitamo B, ndizera ko amaze kuyandika ku papuro. Ikibazo cya 18 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda uri kugenda ujya iburyo ugaruka ibumoso uri kugenda uzungazunga. Ndakeka ko mwese muri gusobanukirwa kino Kinyarwanda bakoresheje. Ara ngo ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri. Mbega ngo ni bibi igihe cyose. Sega ngo ni bibi ku kinyabiziga cy'imitende ine, deka kuvuga ngo nta giso cy'ukuri kirimo. Ese gutwara uzungazunga mu muhanda, hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Ndakeka ko amaze kugihitamo, ndizera ko amaze kucyandika ku papuro. Ubonye ngiye kukivuga utari wamara kugihitamo, uhagaritse video kugira ngo wizire ko amanota ugize kuri 20 ari yore kugira mwa kino kizame kiba kimaze gukorwa. Rero iso cy'ukuri nta kindi ni B, ni bibi igihe cyose kugenda uzungazunga ujya ibumoso ugaruka iburyo. Birashoboka ko umuntu yaba agiye kudepasa cyangwa agiye kugukatira, yaba yagiye iburyo ugahita umuzungazungaho ukamugarukaho, ukabumuteje ibyago, akaba arakugonze. Rero ni bibi igihe cyose, nta nubwo byemewe, ntimuzabikore. Gutwara uzungazunga ni bibi igihe cyose. Ikibazo cya 19 kikabaza ngo ahari hejuru cyane y'ubuso bumurika amatara ndangambere ndanganyuma ntashobora kuba harenze ibipimo bikurikira hejuru y'ubutaka iyo ikinyabiziga kidapakiye. Ibihe bipimo araho mu metero 1 na santimetero 50. Peka go santimetero 20 metero 1 na santimetero 75, se mu metero 1 na santimetero 90, mu gihe kuri de bari kutubwira ngo metero 2 na santimetero 10. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kihe. Kino kibazo niba kigwa mu bagishyize muri metero cyangwa muri santimetero bahinduye ingero ntikizakugora. Kino bazaba bakuze azaba ari cyo guhindura ingero gusa. Bakavuga ngo A santimetero 150, B santimetero 175, C santimetero 190, D metero 210, santimetero 210. Ntibizakugora, ikintu bazaba bakuze no guhindura ingero gusa. Hano urabona iso cy'ukuri rero cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Rero hano iso cy'ukuri nta kindi ni C, abari metero 1 na santimetero 90. Ndizera ko muzwitamo C, ndizera ko muzkwandika ku gapapuro. Ikibazo cya 20 nacyo cya nyuma cyafashwe mu kino kizami cy'uyu munsi cyabazaga ngo ni ryari ikinyabiziga gishobora kugenda mu muhanda moteri itaka cyangwa vitesse idakora. Ahubwo si byo bintu bibaho, moteri itaka vitesse idakora. Niba bibaho ryari? Aranga igihe kigenda ahamanuka. Mbega ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Sega ngo igihe gifite feri y'urugendo. Deka ngo ibisubizo byose nibyo, ubwo A ikaba ari igiso cy'ukuri. Igihe kigenda ahamanuka kiri kumanuka. Mbega ngo igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Sega ngo igihe gifite feri y'urugendo. Deka ngo ibisubizo byose ni byo. Ndakeka ko iyo uhisemo D, ikintu cyose ko uhisemo A, B, C ko ari ibisubizo bya nyabyo. Hano urabona iso cy'ukuri cyanya cyari kimwe bino bisubizo bine baduhaye. Hano iso cy'ukuri nta kindi ni B, igihe gikuruwe n'ikindi kinyabiziga. Niba gikuruwe n'ikindi kinyabiziga uretse kuba kiri kugendesha amapine gusa, moteri ntabwo iba yaka, vitesse ntabwo iba ikora. Ndakeka ko nuzwitamo B, ndakeka ko nuzayandika ku gapapuro. Utari wahisemo ibibazo biragaruka cyangwa kakije mu kizamura akora, ndakeka ko urahita ugikora. Kino kizame dukosoye, ndizera ko hari ikintu kigufashije. Ukeneye gukora rimwe ugahita utsinda, jya hasi handitse subscribe hasi umukara wakande kugira ngo ikintu cyose nkizeho ugihita ukibonera ku gihe, kuko bari cyagufasha ko wajya mu kizamu ugakora rimwe ugahita utsinda. Ikindi cya kabiri, ukeneye code cyangwa ukeneye kwiga mu buryo bwa online, twandike cyangwa uduhamagare kuri 078 9 35 16 tubigufashemo mu gihe gitoya. Asigaye iyo tumaze kugufasha kubona code, ikintu cyose cyagufasha tukiguhera kujya wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Kwiga online ho amasomo ateguye neza, imyitozo myinshi wagerwaho ugakora rimwe ugahita utsinda. Mutwandike cyangwa muduhamagare kuri izo nimero 078 9 35 16 tubigufashemo. Uragukora mwa kino cyumweru, kizame cyose dukosoye ujye uragikosora.
ibibazo biri gukunda kugaruka, niyo mpamvu usigaye ubona gukora rimwe hamwe na Rwanda Driving College TV byabaye nk'umuco. Ubwo rero ugira gukosora kino kizami cyose kiba kimaze gukorwa, nugerwaho no gukora rimwe, murabizi niyo ntego yacu. Ndabakunda cyane, Imana ibamugisha, mugire ibihe byiza.